ukabanza ukabyibwira. Kuko njye na postinze akavideo nyine kanditseho happy birthday to me, ariko hasi nandikaho ngo Allah arahambaye. Iryo ni ijambo nkunda gukoresha kandi arahambaye pe. Narabyaye mbyara ibyo benshi bakunze kuvuga ngo yabyaye neza se, unabyaye muri ubwo buryo, nanabyaye mbazwe. Numvishe ukuntu igise kiryana, numvishije umuntu wabyaye abazwe ukuntu bimera, byose narabisogongeye. Niyo mpamvu kuri iyi nshuro nanditseho nyuma y'ako kavideo ka happy birthday to me, nanditseho ngo Allah arahambaye. Akenshi iyo igihe cyanjye cyo kuvuka iyo kigeze ndamutekereza cyane, nibaza uburibwe yari arimo, nekereza ukuntu akimara kumbyara yambonye akishima. Umukobwa nkanjye usa nka papa we, njyewe nsa na papa wanjye, ikindi nkanasa nk'amasenge wanjye wapfuye. Iyo igihe kigeze ukabyara umubyeyi wawe w'umudamu, iyo umufite ubundi uba wumva wamukorera ibintu birenze, ariko hari igihe usanga nta bushobozi ufite bwo kubimukorera, ariko kumuzirikana ukamubwira amagambo meza nabyo biba bihagije. Buriya bishobotse niba wavutse mama wawe nyine itariki yo kuvuka yageze, nimba ubyizihiza cyangwa iki, niba igeze mama wawe akamuhaye gift, ukagira utuntu umubwira, kuko uko biri kose yari ari muri situation itamworoheye, ko ibise kiraryana. Mama wanjye rero Imana imumere umugisha ahantu ari, Imana imumere ibyiza byahari. Sinzi ngo haba hameze gute, kuko nta muntu uragiye ngo agaruka tubwire, ariko aho ari nimba hari ibikomeye bari gucamo, Nyagasana amworohereze, amuha ibyiza byose. Umubyeyi mwiza akwiriye kubona, kuko yari umubyeyi mwiza. Shakira wanjye yari umubyeyi mwiza. Mama wanjye yitwaga Uwimana Shakira, yari umubyeyi mwiza ugira amahani ku bana be. Yari umubyeyi mwiza cyane. Warakoze kuturera neza, twarakuze, bavuyemo abantu beza, abantu bakuru. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, Nyagasana akomeze kubandindira. Uyu munsi sina maneno mingi, mwanyumvise ku Giswahili cyane. Uyu munsi nta magambo menshi cyane mfite, uyu munsi ni tariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Itariki nk'iyi ngiyi 11 z'ukwa kabiri muri 1997, mama wanjye yaranezerewe, papa wanjye, famiye yanjye muri rusange yari inezerewe, babonye bucura nkanjye ahangaha. Uyu munsi rero nifuje gukora ikiganiro kitari kirekire. Akenshi abantu baradupostinga iyo umuntu agize anniversary, umuntu araguhamagara akakubwira amagambo meza, hari ukoherereza amafaranga, hari ukoherereza gift yakugeneye, hari uguha message nziza cyane afite ibyo kwifuriza. Nyine ku munsi w'umuntu aba yavutseho, hari abavuga ngo ku bantu bizihiza ngo umunsi ngo bavukiyeho ngo baba barenzwe, ngo mubamuhaze, ariko ntago umuntu aba ahazi, nta nubwo aba ari umurengwe. Kubera ko ntekereza uramutse ugize ibyago ukabura umuntu wawe, wenda urugero mba yavukaga nko mu kwa karindwi akitaba Imana mu kwa gatandatu, iyo mu kwa karindwi hageze kuri ya tariki yavukiyeho uravuga ngo disi, ngo uyu munsi ngo yari kuba yujuje imyaka wenda 30, yakuba yujuje imyaka iyi n'iyi, ariko yaba ariho ukumva ushatse kubica amazi. Rero isomo ryumvikanye ryatambutse. Nimba igihe wavukiye kigeze ukizi, ko hari n'abatakizi, niba kigeze shima Imana. Shimira Imana ko ikongereye
undi mwaka itumye nyine ugera muri amahoro. Hari abababara ngo iyo ngo imyaka yabo ngo ibiri kugabanyuka ngo yo kuba ku isi, ariko gukura ni byiza, gukura biraryoha, ubuzima buraryoha. Rero ubu turi 7:18. Ejo naryamye ku manywa rero kuva 8 z'ijoro kugeza 9 hafi 10 narindi maso, nabonye mesaje. Inshuti yanjye Nusura, wakoze ku kamesaje keza. Nusura 6 mu bantu banyifurije isabukuru nziza. Nusura ni uwa mbere yamaye message ya mobile money, yamaye message isanzwe. N'ubundi twari twanabonanye butarira ejo ku itariki 10 nko mu saa 1 saa 2. Nusu wowe uri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye kuko uranzirikana. Umva ngukunda ntacyo umaye, umva nzi neza ko hari inshuti nagize ndanazibura kubera ko nyine ariko byagombaga kugenda, ariko Nusura aba mu mwanya w'abo bantu bose. Uri inshuti nziza, uri inshuti uzi ko akunda umuntu avuga ngo sinshobora kwemera gutakaza urugo rwanjye cyangwa gutakaza umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye. Ni nk'uko nanjye ntakemera gutakaza Nusura kuko ni inshuti nziza kuri njyewe cyane cyane. Ni inshuti nziza, narabivuze kenshi cyane, yambaye hafi noneho mu gihe nari ndi kwa muganga. Mana Nyagasani ajya kumera umugisha, Imana ishyire baraka mu bintu byose wifuza. Muvuzeho umva ikiganiro cyarangira ari we kikazongera kigatangira ari we. Ni umwana mwiza, abantu mumufite namwe nk'inshuti, ko ndabizi ko atari njye mufite njyenyine nk'inshuti, mujye mumugumana. Kandi buriya iyo ufite inshuti ukabona mumaranye igihe, nawe ujye wishimira ko nyine uba ugerageza kubana n'abantu. Niba hari umuntu mumaranye imyaka iri hejuru y'ibiri cyangwa umwe, nawe uba uri inshuti nziza. Tuvuye kuri Nusura rero, Mutabazi we mfite gukora ikiganiro ari we wenyine ngiye kuvugaho muri uku kwezi kwa kabiri. Imana nishoboza ku itariki isoza ukwezi kwa kabiri nibwo nzakora icyo kiganiro, nkamushimira byimbitse, nkamuvugaho byinshi ntaravuga, ariko uri umugabo mwiza. Ikindi rero ndashimira abantu mwese mwambwiye mwanyifurije isabukuru nziza kuri Instagram yanjye, kuri WhatsApp nyine ababibonye nabipostinze cyangwa bari barazirikanye igihe navukiye. Ndashimira amagambo yose mwanyandikiye. Impamvu nifuje gukora kino kiganiro, nashakaga gushimira abantu banjye bose muri rusange. Message ni nyinshi, nshobora gusubiza zimwe, zindi sinzisubize, kandi wafashe umwanya ukanzirikana ukanyandikira amagambo meza. Rero buri muntu wese, yaba uwanyandikiye simusubize, yaba uwanyandikiye nkamusubiza, umva Imana ikumera umugisha. Ibyiza wanyifurije nawe Imana ibigukubire inshuro zitabarika. Ikindi ko ari byinshi kandi navuze ngo ni bikeya, ni byinshi cyane. Nanjye ubwanjye ndishimira kuko uri umuntu ukomeye. Ndishimira kuko hari imyaka umuntu ageramo kubera hari wenda iyo myaka batazi ukuntu agomba kwitwara mu bintu, akajagarara. Hari igihe ugeramo hakagira ibintu biza byo byibwira ko hari aho bishobora kugushyira, ariko kubera ibindi byinshi uba utekereza biri imbere, bya bindi ukabishyira inyuma. Rero nimba hari ikintu ubona uzi neza ko ushobora gukoraho ukagira amafaranga ugikuramo, ariko nanone kikaba kitari gikwiriye nubwo cyaguhereza ayo mafaranga, ukakirengagiza. Ikindi kuri njyewe ukunda amafaranga, noneho ubuzima bwanjye bwa buri mwanya bukeneye amafaranga kubera n'ababebe, kubera n'ibindi bintu byose umuntu aba akeneye, ariko icyo kintu nkakirengagiza nkavuga neri komeza we peti. Ndi umuntu w'umugabo, iki kintu ndacyishimira njyewe ubwanjye mu mutima wanjye. N'ababibona bakabimbwira nabo ndabashimira.
ntabwo mwakumva ukuntu nijoro nabonye mesaje nyinshi nziza mu mwanya mutoya. Saa sita z'ijoro nibwo ngewe na postinze kuri WhatsApp yanjye no kuri Instagram, ariko ama message nabonye ni menshi abantu ba postinze udufoto twanye twa kera turi kumwe. Mana yanjye, si ubu mbivuge gute? Nyine nishimye kuko saa sita z'ijoro abantu baba bari maso ni bakeya. Abenshi uba usanga bafite ababebe babaraje ijoro, abandi nyine baba bakoze ijoro, abandi wenda baba ari abantu badatuye muri Afurika tudahuje amasaha, cyangwa ugasanga uwo muntu yabizirikanye saa sita z'ijoro agomba kuba ari kwandika message akayikoherereza akagira gute. Nubona hari ikintu umuntu akoze cyaba kinini cyangwa gitoya mu buzima bwawe, ujye ugishimira. Ikindi, nubona ikintu cyiza kije mu buzima bwawe ujye ugishimira. Nubona n'ikibi kije ujye ugishimira, kuko uba usanga Imana iguhaye icyo ngicyo, ariko ubundi hari ikindi kibi cyane cyari bukubeho. Ni byiza rero gushima mu bihe byose, byaba bigoye byaba bitanagoye. Ikindi kintu rero, nijoro njyewe ubundi ntabwo sindafata umwanya ku giti cyanjye mvuge ngo fasha amafaranga nkoze ibi n'ibi bijyanye na anniversaire yanjye, ngo numiye abantu, ngo ngeze gutya. Ntabwo birambaho. Anive yanjye y'umwaka ushize nari mfite inda, nari ntwite, ntabwo inda yanjye yari ifite amezi 6. Ntabwo nari mu bihe byo kuba najya kwishima. Nyine ku muntu utwite abana 3 noneho ku nda y'ayo mezi uba umeze nk'umuntu ufite inda y'amezi 9 ku mwana umwe. Ubu unaniwe cyane, ubu umaze igihe utaryama, ntuba ushobora kurya ikintu wifuza wenda ngo nyine ukirye wumva uranyuzwe hapi. Murabizi, sindi bubijyemo cyane, nabivuzeho. Anive yanjye yabaye mu buryo ntabwo sinzi. Mutabazi yaransohokanye, tuvuye ahantu twari twagiye bahita gukira, ukomeje za Nyandungu handi n'ibyo. Nimbibuka neza ndahababwira. Aransohokana turasangira, numvaga ari ibyo ngibyo gusa, tukitahira tukagera nyine mu rugo nkasanga umukobwa wanjye. Tugeze mu rugo n'ubundi masanga indi surprise yari irimo Nusura n'ubundi, harimo tante wanjye yitwa Eugenie, harimo n'undi mutante wanjye yitwa Mama Moise, hari n'uwitwa Soso, n'abandi. Iraba barandirimbira, dukata keke, numva ndishimye. Ariko surprise ukuntu yagenze y'umwaka ushize, twaraje turinjira, naho abantu baje gukora surprise bariyibagirwa basiga inkweto ku muryango. Mpita mbibona ko mu rugo hari abandi bantu, kuko inkweto z'abadamu zari kuba ziri aho zari kuba ari izanjye cyangwa iz'umutantine twabanaga. Kandi ntabwo we imyenda ye n'inkweto ahantu byabaga nari nanazizi, nta nubwo byari hamwe n'aho ngaho nasanze izo nkweto. Byari biri kuri salo, nyine mpita mbona ko twagize abashyitsi, ariko nyine mutazi turi mu modoka ahita ambwira ngo nyine hano hari abantu baje kugukorera ngo surprise. Kuko yarabibona kuko narangije kubibona. Kandi ikindi, baratambukaga ku buryo winjiraga mu rugo ukahita ubona niba ari nk'umuntu utambutse ukaba wamubona. Rero mbona abantu bageze nko muri 3 batambutse. Nzi ko mu nzu uko tubana n'umutantine yaje kudufungurira, ubwo muze yasigayemo kanga. Nyine mpita mbavumbura, ariko n'ubundi mbimenya tugeze mu rugo. Icyo gihe iraba irarangira, bama gift ndabashimira. Umwaka ushize nyine ndatambuka nuko Anive yanjye yagenze irarangira. Umunsi ukurikiyeho, ariko nzabivuga ejo nzakora ikiganiro tariki 12 babwira iby'uwo munsi. Tariki rero 11 n'ubundi mvukaho umwaka ushize, nagombaga kubonana na Mutabazi, twabonana kubera nari mfitanye gahunda na Nusura n'undi muntu uba mu bintu by'itangazamakuru, ariko aza kunyicira gahunda bituma nica gahunda yanjye na Mutabazi. Twagomba kubona akajya afungurira ice cream nk'umuntu wavutse, ariko kubera uwo muntu twari dufitanye gahunda bwa mbere y'umudamu anyicira gahunda, atuma
noneho nanjye nishe izindi gahunda, nawe ntabwo twabonanye uko amasaha twararambiwe twigira mu bindi. Ngeze mu rugo icyo gihe nabaga Majengo, nsanga Keisha, Kami, nawe mfite umutantine witwaga Louise, bankoreye surprise. Barandirimbira, Keisha ahamagaye mama wamwaka amafaranga ngo turashaka gukorera mu Makami anniversaire. Noneho kubera ba bantu bantindije mpamagaye ngo mbaze amakuru y'abana, Kama arambwira ma watashye ko twagukoreye happy birthday, nuko yabyitaga. Nyine bose batambwira dufashe n'ubundi uze wihuta, Kama agiye gusinzira kandi twagukoreye anniversaire hano rwose. Tuhita dutaha, nari ndi kumwe na Nusura n'undi mushuti wanjye witwa Nema. Tugera mu rugo barandirimbira, bwari bwije nabo bahita bataha. Ndishima ninza kubona ifoto cyangwa video z'icyo gihe ndaza kuzibasangiza. Ubwo ni za 2022 na 2023. Izo video ndumva nshaka kuba nzifite, ndaza kuziha Franco azishyiremo muze kureba ukuntu byari bimeze. Rero ni byiza nyine, njye biranezeza wankorera akantu gato nshobora kwishima ukabasingwa n'umusazi. Iyo umuntu yanzirikanye, mana yanjye, mba numva nyine ari ibyahatari, mba numva birenze, biha agaciro cyane. Rero nuko uyu munsi rero ukuntu gahunda ziteye, nambaye iyi kanzu nambaye ni nshyashya ariko yaneje ibibazo. Hano hejuru ni nini, muze kwihangana abantu muri kubona amabere yanjye. Hano hejuru ni nini, bagomba kuyigabanyamo. Hano natangiye siporo narabibabwiye, ubu ngubu ntabwo sindi muri gahunda yo kuba nagura imyenda, nuko ari gift ya Mutabazi. Sindi muri gahunda yo kuba nagura imyenda kubera ko nguze imyenda nagura gutya ngana kandi ugasanga ipfuye ubusa. Hari umwenda ugabanyisha ugasanga urangiritse. Rero ubu negereje mbanze nanuke ubundi nzahindure fasi yote. Ubu rero ino kanzu nambaye ngomba kujya kuyigabanyisha kubera ko niyo umukunzi ngomba kuyikunda uko byagenda kose. Ino perike rero ndi gusokoza yari plante nakoranye ubukwe. Shimire mukuru wanjye Latifa yayimayemo gift, ndi hafi gukora ubukwe arambwira tugomba kuzayikoresha kuko nashakaga nzakora ubukwe mfite nyine plante ndende. Hari ukuntu banereyemo na kore, icyo gihe nayo mfite umusatsi muke nari narogoshe, none barabihengekera uruhande rumwe bakeza. Noneho rero nyuma ntabwo ndi umukunzi wo gushyiraho nyine plante kubera ukuntu zishyuha. Plante zirashyuha, koga mu mutwe ufitemo igituta warengejeho na plante, ntabwo njye simba nizeye umwuka uba uzaza mu mutwe nyuma ukuntu biba bimeze. Nyuma rero ubwo maze igihe nari narayibitse narayiteyemo spray, none yahorose imeze nkaho nayujujemo buto. Yari plante, none nza kuyishyira umugabo witwa Mathias, ndamubwira nkorere izina rye. Ndamubwira ndashaka nkoreremo wigi ariko itagize nyine, kubera nta closure nari mfite, ntabwo nashatse ko ayifungira imbere nyine ngo njye nyambara urudodo rugaragara. Rero iyi rero ukuntu ino perike iteye, kaze nyambare murebe ukuntu umuntu ayambara bikamera neza. Ushobora kuba ufite plante mu rugo warayihaze kandi ari OG ishobora kujya muri salo ukaba wayikoresha n'ubundi ugakomeza kuyambara. Niba itari bumvemo kubera nta musatsi, kumva cyabaye kinini. Wagira ngo ni ingofero na pokesi. Ngiye gukora neza gutya kugira ngo nirebe. Ndi mu bantu batagira miruwari nyine umuntu agenda kereka nk'aka kari ku gisokozo, kandi se yayisokoza ngo ngire gute.
meze nk'ipancu mo hariya. Nkuko nabibabwiye umunsi ndashaka kwambara perike kubera nambaye ikanzu, kandi nabonaga ukuntu imisatsi yanjye yogoshe bidahuye, warameze hagati uza ari mwinshi mbura umwanya wo kujya kwiyogoshesha, none ntabwo nakunze ukuntu bimeze, niyo mpamvu ngiye kwambara wig nkajya gupitapita kuko sinshaka kuryama pe. Ubundi nuko nabitangiriye hagati umunsi wanjye ukuntu nabyutse naryamye saa 9:30, mbyuka saa 3 zuzuye. Aka kado karakweduka ni elasitike nakaguze Kimihurura buriya muri Zuri. Nahindutse reka nze mbabwire ukuntu umunsi wanjye wabyutse umeze. Uyu ni umwiranjo nkoze ngiye kugira. Nimara gukora kino kiganiro ndajya muri salo bansokoreze neza, bayizinge, bashyiremo modeli. Nibikunda nabwo na video turaza kuyishyiramo murebe ukuntu nyuma yabaye, ariko ufite ino wig wenda ku bantu bogosha cyangwa bakunda gusuka ibituta yagufasha cyane, kuko nyine ni nk'imisatsi isanzwe, ni original ijyamo icyuma, bayigukorera uko ushaka. Uko ushaka barabigukorera, urumva uyifite uhindura ibintu byinshi. Wig rero zirafasha cyane. Uyu munsi rero mbanza mbabwire ukuntu umunsi wanjye watangiye, ubundi ibyo nari guheraho, ariko simukadi iba yancyuhanye mujye mwihangana. Nabyutse ni nka 2:50 gutyo, saa 3 ndabyuka nywa amazi, natinze kuyanywa, ubundi nakabaye nayanyweye saa 12. Ndabyuka ntekera abana, natangiye kubatekera nka saa 4, saa 5 n'ibindi byari bihiye ndabatekera, neka ibiryo mu rugo turi burye muri rusange. Mbirangije njya koga, nambara ikanzu, mumbona gutya. Ni gutya umunsi wanjye watangiye. Ubundi akenshi wenda turetse, ariko no muri 2022 niko byagenze. Ndabyuka nkagira ibintu nkora mu rugo, ubundi iyo mbishoboye nkora isuku mu buryo bwimbitse, ariko kubera ko ntari ntaryamye neza byananiye. Ndabyuka nkakora isuku mu buryo bwimbitse, nkabona kuba nagira izindi gahunda njyamo. Ku munsi wa anniversaire yanjye sindayifata nkuko nabibabwiye, ubundi akenshi ni gutyo biba bimeze. Rero nibagiwe, hari akantu nibagiwe ariko ninkibuka ndaza kukababwira. Nuko nguko ubu ngiye kuva hano iwacu njya muri salo nkuko mbibabwiye, nimvayo ndashaka kujya kunywa teveri, navayo nkataha, nkaza hano iwacu nkakomeza imirimo yo mu rugo,
ejo tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri, Mutabazi ntabinyemerera, hari ikiganiro nzabasangiza nyine njye nawe tubabwire ukuntu byagenze n'ukuntu byagiye n'ukuntu byaje gukunda nacyo. Akandi kantu rero nashaka kubasangiza ku bantu bakunda gutera inzara, nanjye izi mfite ntabwo ari izanjye, ntabwo ngiye kubeshya, ntabwo ari izanjye. Ndi mu bantu batagira impano yo gutereka inzara ngo zizakunde, kubera ngira inzara zoroshye. Rimwe nka 2021 nigeze gutereka inzara zireshya gutya, ariko icyo gihe najyaga muri salo bakankuriraho verine bagahita bashyiraho iyindi gutyo gutyo, kandi ntabwo mbikunda, mbashaka nyine ngira iminsi nduhuka nyine mbe ndetse. Noneho zirakura pe, ariko nakakoza nk'ahantu kagahita kizinga, ziroroshye. Rero ntabwo iyo nshaka inzara mbona ziriho ndende bitewe n'impamvu, ndatera ibyo nshaka kuzikoresha byarangira nkakuraho. Rero ku bantu bakunze gutera inzara, hari ukuntu utera inzara ukajya kubona ukabona nk'ejo n'ejo bundi kamwe kavuyeho, nk'aka hano hagati ukabona kavuyeho, wagira nka gutya cyangwa waba nyine uri mu bantu ukumva biguteye isoni, ukabona ntabwo ari ibintu bisa neza, uba umeze nk'umuntu ufite oya nanjye kuvuga ibintu bitari byo mumbabarire. Hari abantu bari kugira ngo ndabibasi, ariko ubona bidasa neza, kubona ahantu hamwe hariho urwara kandi gacimbutse katanasi, nyine ubona bisa nabi pe. Ku badamu ubwo niba ndi kwibwirira kuko nibo batera inzara cyangwa ku bakobwa. Rero ni byiza yuko utunga uyite kore cyangwa supaguru, uyite uko ubyumva, biraterwa n'uko wowe bikorohera. Iyi ngiyi ngewe mfite karasanzwe ahantu bacuruza amavuta yo kwisiga, cyangwa ariko ni ahantu bacuruza amavuta yo kwisiga, kenshi baba bacuruza n'ibintu bijyanye n'inzara, baraducuruza. Aka rero ngewe mfite nakaguze 2,000, ntabwo gahenda. Ushobora kukagura ukagatunga mu rugo mu gihe urwara ruvuyeho, nta gahunda ufite yo kuzikoresha cyangwa wanihutaga, aho kugira ngo ugende usa nabi cyangwa usange wishe gahunda y'abandi ngo ugiye kubanza gukoresha inzara, nakugira inama yo kukagura ukaba wagakoresha. Nkanjye ejo uru rwara rwari rwavuyeho kandi ntabwo nzongera gukoresha inzara vuba, bitewe n'uko maze igihe n'ubundi nzikoresha. Nk'ubu kandi hari urwo mfite hano, kanze ndebe, rwegutse nirunkundira kuvaho narwo ndahita ndukiramo. Dore rwegutse ruhise runavaho. Umuntu wazinsize naramubwiye, ndagusabye umfashe unkorere ku buryo zitazatindaho, kuko ntabwo mfite gahunda yo gukomeza yo kuzitinda, kuko hari igihe umuntu azigukiriraho zigatinda, kandi gukuraho inzara uhatiriza zivaho nabi zikakwicira inzara zawe. Ikindi nimba uyifite uzi ko ufite n'abana, mana bika kure, kuko na hano inyuma byanditseho. Kandi karoroheje, gafite nyine umuntu arasiga, ni nk'uburoso basigisha ikirungo ku nyama. Ngewe rero ishobora kuza kwanga gufata kubera umuyaga. Ngaho biranshanze.
murabona nabyikoreye. Imana ishoboze, si izi nzara ninzikuraho sinzongere gutera inzara, kuko Imana izaba inshobozi maze kubihaga ku buryo wagira ngo hari nk'umuntu wabingaburiye. Ahantu hose bacuruza amavuta ntago kano gakore wakabura pe. Ndi kugana ku musozo w'iki kiganiro, nta bintu byinshi, nta n'ibintu by'ubwenge nababeshya ngo nari ngiye kubasangiza, kuko uyu munsi sinzi ko buri gukora, nta n'imvura yaguye ngo bushibuke. Hakuna akili. Gusa ariko data ni black. Ushobora kuba wumvaga ko naka naka nuko ubwenge mbasangije sibyo, ni wig. Ikindi njyewe ku ruhande rwanjye nuko nabiciyeho nk'umusazi, gusa ni byiza ko nimba ugeze igihe runaka wumva ukeneye ko abantu bakubwira amagambo meza, byakabaye byiza wowe ubitangije, ukavuga uti urugero Neri ukwiriye ibintu byiza, uri mwiza, ukabyibwira, ukavuga uti ndagukunda Neri, nyine ukabyibwira ibintu byose. Nyine nukumve ko undi muntu ari ugomba kuza kubanza kukubwira ibintu byiza nawe ubwawe utabyibwiye. Ni byiza cyane ko abantu bari hafi yawe bashobora kukubwira ko bagukunda, ko ari umugisha kukugira n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko nta nubwo ari na bibi nawe ubanjije icyo kintu ukabanza ukabyibwira. Kuko njye na postinze akavideo nyine kanditseho happy birthday to me, ariko hasi nandikaho ngo Allah arahambaye. Iryo ni ijambo nkunda gukoresha kandi arahambaye pe, arahambaye inshuro 1000. Impamvu rero narabyaye mbyara ibyo benshi bakunze kuvuga ngo yabyaye neza se, unabyaye muri ubwo buryo, nanabyaye mbazwe. Numvishe ukuntu igise kiryana, numvishije umuntu wabyaye abazwe ukuntu bimera, byose narabisogongeye. Niyo mpamvu kuri iyi nshuro nanditseho nyuma y'ako kavideo ka happy birthday to me, nanditseho ngo Allah arahambaye, arahambaye inshuro 1000. Ibyo bintu narabisogongeye ko ari bibiri. Noneho mpita njya mu mwanya wa mama wanjye, ariko nyine hakajya n'ibintu bincanga, sinzi wenda ngo amaze iminsi ingahe kunda, kuko birashoboka ko ushaka kuyimaraho iminsi 2 bitewe n'impamvu, ariko ndabizi ko yambyaye atabazwe, ariko numvishije icyo gise ukuntu kiryana. Akenshi iyo igihe cyanjye cyo kuvuka iyo kigeze ndamutekereza cyane, nibaza uburibwe yari arimo, nekereza ukuntu akimara kumbyara yambonye akishima, umukobwa nkanjye usa nka papa we, njyewe nsa na papa wanjye, ikindi nkanasa nk'amasenge wanjye wapfuye. Ko amafoto narayabonye kandi n'abantu bo muri famille benshi bambwiraga ko dusa. Rero n'ukuntu papa yambwiye ukuntu njyewe nyivuka mu rugo ukuntu byari bimeze, umwana ni bucura, ni umukobwa. Ikindi nari inzobe mu buhinja bwanjye, ntabwo nari inzobe cyane ikabije, ariko ndaza Imana imfashe nibikunda nza kubeka agafoto kanjye ndi umwana. Ntabwo nari inzobe cyane, ariko kuva nko ku mwaka, ku dufoto twanjye tw'umwaka, tw'amezi, kuva ku mezi, umwana buriya yicaye amezi angahe, hari ababa bicara kuri 4 sibyo da. Hari udufoto mfite narakayobe cyane cyane ku buryo wagira ngo nari mfite uburwayi bw'uruhu, narakayobe cyane. Umusatsi wanjye ntabwo ari umukara, biranagoye kugira ngo umuntu azambonane umusatsi wanjye wa nyawo.
ntabwo usa umukara, ufite akabara kameze nka kerurutse ukuntu kari kajya kuba nka shokora ariko nanone kerurutse kagaragara cyane. Rero nari akayubi cyane cyane, noneho ngo papa bajyaga bamuseza akamubwira ngo kandi ngo ubaka akana ngo ko yari akahungu ubona ari keza koko nari akayubi cyane, nari akayubi bikabije. Ahubwo hari abantu banzi ndi umwana bambwira ko ngenda nkura inzobe yanjye gashira. Rero akenshi iyo iki gihe kigeze ntekereza barumva ubundi nari mfite swing za buri gihe uko itariki yanjye igeze naravutse nafataga nka ajenda yanjye nari narayanditsemo ko ari iya mama wanjye, nkamwandikira nkamubwira ukuntu meze, nkamubwira ukuntu umunsi wanjye wagenze, nkamubwira nimba hari n'ikintu gishyashya nungutse mu buzima bwanjye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Narabigiraga kabisa ariko bigenda bishira. Iyo ufite umuntu mubana muganira ibyo byose wumva nyine ufite umuntu ubwira bigenda bishira. Rero nuba ufite kuba ku muhanda si ikintu. Iyo igihe kigeze ukabyara umubyeyi wawe w'umudamu iyo umufite ubundi uba wumva wamukorera ibintu birenze, ariko hari igihe usanga nta bushobozi ufite bwo kubimukorera, ariko kumuzirikana ukamubwira amagambo meza nabyo biba bihagije. Buriya bishobotse niba wavutse mama wawe nyine itariki yo kuvuka yageze, nimba ubyizihiza cyangwa iki, niba igeze mama wawe akamuhaye gift ukagira utuntu umubwira, kuko uko biri kose yari ari muri situation itamworoheye, kuko ibise biraryana. Ntuzi nimba baramuteteho bar iraryana irakaceza, barayineye ebyiri zose iraryana, ntabwo ubuzi ngo bimeze gute. Ariko ku batipe ashaka kukumva urimo urabivuga kumva k'abakobwa nabo bagira menshi, ariko ku mudamu warabyumva nyine. Hari ngo abantu bajya nko kunda akajya ahamagara mama we kandi atariho, nyine akamuhamagara kubera kumva icyo kintu, cyangwa se ngo nimba yari yaranamusuzuguraga cyane birengeje, nyine yamara nko kubyara yamubona akamusaba imbabazi akamubwira ukuntu amukunda, igise kiraryana nshuti zanjye, kiraryana. Mama wanjye rero Imana imumere umugisha ahantu ari, Imana imumere ibyiza byahari. Sinzi ngo haba hameze gute kuko nta muntu uragiye ngo agaruka tubwire, ariko aho ari nimba hari ibikomeye aba ari gucamo Nyagasana amworohereze, amuha ibyiza byose. Umubyeyi mwiza akwiriye kubona kuko yari umubyeyi mwiza. Shakira wanjye yari umubyeyi mwiza. Mama wanjye yitwaga Uwimana Shakira, yari umubyeyi mwiza ugira amahani ku bana be. Yari umubyeyi mwiza cyane, warakoze kuturera neza, twarakuze bavuyemo abantu beza, abantu bakuru. Mama wanjye apfuye mfite imyaka 7, nkunda kubivuga, ariko wibaza uyu munsi yaza kuba ariho. Uyu munsi nujuje imyaka 27 mu kwezi kwa 4, kuko yapfuye mu kwa 4 azaba yujuje imyaka 20 apfuye. Njye numva hari abantu bavuga ngo abantu bapfuye ngo baba babona ngo ubuzima turimo, sinzi nimba babubona, ariko nimba ububona ndabizi neza ko wishimye kuko meze neza, nta burwayi mfite, meze neza muri rusange. Rero tujye duharanira kugirira neza ababyeyi bacu, kuko ijuru ryacu twebwe riba munsi y'ibirenge by'ababyeyi bacu. Umubyeyi wawe nimba wirirwa umugira ukuntu, nyine ugire guhinduka. Hari ababyeyi batari beza pe, hari ababyeyi batari beza pe, barahari nabo. Niba banyumva cyangwa mundeba mwikosore, ariko umwana ni nawe muntu wo gufasha umubyeyi we kugira ngo hagire impinduka iza. Ushobora gusanga umubyeyi afite ibintu bimutera kutakubera mwiza, ariko wakomeza kumuba hafi bigahinduka. Rero Imana iduhera ababyeyi bacu ibyiza,
ibagirire impuhwe nk'uko natwe bazitugiriye tukiri batoya. Imana ihaze ibyifuzo bya buri mubyeyi wese uri kuri iyi si n'utari kuri iyi si. Imana imworohereze, imubabarire aho yakosheje. Mbega ntabwo nzi uyu munsi iyo mama wanjye aza kuba ariho, nk'ikintu nari kumubwira, gift nari kumuha, ariko Imana ntabwo igira ikosa. Imana nta makosa igira, biba byarabaye kubera ko aba ari cyo kigomba kuba. Ahubwo kwakira igeno rya Nyagasani biba bigoye, ariko ugera aho ngaho ukabyakira. Imyaka rero ibaye myinshi. Kera najyaga numva nzagira imyaka 25, ndi umukobwa munini wakuze cyane. Ishusho nibonagamo icyo gihe nabitekerezaga mfite nk'imyaka nka 17. Hari umuntu twabonaga ari ufite imyaka 25, ko kuntu nyine we yari muremure ari munini, nyine ubona ari umuntu ukuze cyane, afite igikuriro. Najyaga mureba rero nkabona nanjye ariko nzaba meze. Numvaga nzaba ndi inkumi iteye ubwoba. Ku myaka 25 numvaga nzaba ndi wa muntu wisiga makeup. Wumva ibyo bintu natekerezaga, wisiga makeup ngo ugendane isakoshi. Nari nzi ko abantu bakuru kuva ku myaka 25 aribo batunga ngo telefone ebyiri, nayo ifite ubugoryi mpuzamahanga, ngo batunga telefone ebyiri, ngo bakambara inkweto ndende. Nyine ibintu nabonaga numvaga ko reko nanjye zaba meze. Ariko iyo myaka nayigezemo, ku myaka 25 yanjye nari mfite ibiro 64. Nari nanutse. Iyo sakoshi ntabwo nari nzi kuyitwara, inkweto ndende byo no kugeza n'ubu ngubu ntabwo ari ibintu byanjye. Kuvuga ngo izo makeup nyine nibwiraga, nyine utuntu twose nibwiraga ntabwo byari bihuye. Rero byamaye isomo ry'uko ntabwo ubuzima bw'abantu kuri iyi si bugomba kuba kimwe. Niyo twaba tunganya imyaka, ntabwo ubuzima turimo n'ibintu dukunda bigomba kuba kimwe. Nari mfite ako kantu ko kwiyumvisha ko nzaba ndi inkumi cyane. Noneho rero ku myaka 20 maze kubyara Kami, ndavuga noneho hihorere gutyo nareba. Numvaga rero nzaba noneho nyuma nyine amaduwa yanjye yose arahinduka, tangira kuzamo amano zamfashe sindarenze imyaka 25 gutya na gutya bibiri. Ariko nkimara kuzuza iyo myaka naricaye ndavuga, si ibintu nibwiraga nabikuraga. Nubona n'umuntu ikintu n'imyaka agezemo ntukumve ko nawe ariko bizaba bimeze. Hari umuntu ugira imyaka 40 atarashaka umugore, akumva ari byo byiza, akanabishishikariza abandi. Wowe nawe ko mu kibana cyangwa kumureberera ukumva nibyo, ariko ugasanga ugeze 35 tayari ufite umugore n'abana 2. Ubu buzima bugira ubwabyo. Rero mu ijoro ryakeye, niba ari ibyo nishyizemo mu mutwanjye ntabwo mbizi, niba hari n'abandi bantu tubihurijeho muze kumbwira. Nka saa 7 z'ijoro nyine numvishije muri njye hari ikintu gihindutse, numva hari ibintu byiza muri njyewe nakiriye, numvishije hari akantu mu mubiri wanjye gahindutse keza. Niba ari uko nshaka ibintu byiza n'ubundi simbizi, mumbwira. Mwebwe iyo hari umwaka wiyongere kuyo mufite, mwumva hari akantu gahindutse nyine, twumva nabaye mukuru kandi ndabyishimiye. Hari abantu bavuga ngo ndi igitsina gore, ngo ntago ngo bakunze ngo kuvuga imyaka yabo. Barahari pe benshi cyane batayivuga, ariko nzarinda mva kuri iyi si ndi proud y'imyaka yanjye nyivuga. Navutse muri 1997, itariki 11 z'ukwa kabiri. Uyu munsi nujuje imyaka 27. Hari abantu mfite imyaka 22 bajyaga bambwira ngo mfite imyaka ngo 25, ngo ndababeshya, nkibaza ndimo ndabeshya imyaka yanjye kugira ngo bame ibiceri bigende gute. Nibyo natangiye mvuga ko ikiganiro kitaba kirekire, none maze kuvuga hafi saa yose. Ndabashimira cyane. Uyu munsi iki kiganiro mu by'ukuri cyari cyo kubasangiza ukuntu umunsi wanjye watangiye kugeza ubu ngubu kumeze.
no gushimira abantu mwese mwamaye ama message meza. Nk'ibisanzwe n'ubundi comment zanyu ni ingenzi cyane, ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane mu buzima bwanjye. Abasabo mukomeze mwiyongere, nari nifuje ko naba mfite 100,000 uyu munsi, ariko ntabwo byakunze, kandi ntabwo ari bibi kuba bitarakunze. Nabo mfite 70,000 na bingahe, ndabashimira, nkanabishimira Imana. N'ibyo 100,000 bizageramo binarenge. Ndabashimira rero, ndanabakunda cyane. Umuntu wese unkunda nanjye ndagukunda, kandi n'utarankunda bizaza, sibyo? Mwakoze rero kunkurikira. Bye. Preview.